bavandimwe dukomeje kubageza amakuru y'ukuri kugira ngo twirinde ibihuha n'amakuru atariyo. Amakuru yaramaze iminsi acicikana ku mbuga nkoranyambaga yavugaga ko Gogo Gloriosa umuhanzi wa gospel ukomeje gukundwa cyane yaba yitabye Imana. Nyamara Nkubito TV twashakashatse dukurikirana amakuru yizewe mu bitangazamakuru bikomeye dusanga ibyo ari ibihuha bitagira ishingiro. Nkuko New Times na Pulse Uganda babitangaje, Gogo Gloriosa akiriho ari mu buzima kandi akomeje gukora umuziki. Kuri ubu ari mu myiteguro y'ibitaramo birimo n'icyo azakorera i Kampala muri Nyakanga 2025. Uyu muhanzi wamenyekanye cyane ku ndirimbo ye ikunzwe Every Day I Need Blood of Jesus akomeje gukundwa ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube na TikTok, kandi indirimbo ze nshya zikomeje gukomeza imitima ya benshi ku isi yose. Nkuko tubizi, Gogo Gloriosa akomeje kuba ikimenya bose mu muziki wa gospel, kandi ubutumwa bwe bwibanda ku gukomeza abantu mu kwizera Kristo Yesu. Nkubito TV turabishishikariza abakunzi bacu kwirinda gukwirakwiza ibihuha, ahubwo tugakomeza gushyigikira umurimo nk'uyu utera abantu imbaraga mu buryo bw'umwuka wera. Turavuga tuti Imana ikomeze ihumugisha umurimo wa Gogo wo kuririmba Gloriosa, kandi abamukunda bakomeze kumusengera no kumushyigikira mu rugendo rwe rw'umuziki. Gogo Gloriosa ntabwo apfuye nk'uko byavuzwe mu bihuha, aracyari mu buzima, arakora kandi afite ibitaramo biri imbere. Twese turasabwa gukomeza kumutera inkunga no kumusabira umugisha.